cyane Ruvuyanga igice cyo kwitondera ku ikipe y'igihugu ya Nigeria ni igice navuga cya barutayizamu ni igice kirimo abakinnyi bafite imibare iremereye cyane kuko iyo urebye nka rutayizamu Victor Osimhen ni rutayizamu umaze kugira uruhare mu bitego hafi 35 mu marushanwa yose na assist zigera muri 5 byonyine muri shampiyona ho amaze kugira ibitego bigera muri 22 muri shampiyona muri Turukiya ari muri Super League ibitego 22 mu mikino 20 na assist enye urumva ko ni imibare ivuga ukajya ku basore nka Victor Boniface nubwo muri isezo bitakunze cyane kubera ko mu mikinire mishya y'umutoza Zabi Alonso aprefera gukinisha Patrick Schick usanga ari gukina na Mina Dre abakinana n'uwitwa Florian Vitsi byabaye ngombwa ko imikino ye igabanuka kuko amaze gukina imikino 15 yonyine atsindamo ibitego 7 na assist imwe n'undi rutezamo kwitondera hari umusore ni mushya mu matwi y'abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Nigeria ariko amaze igihe yitwara neza cyane aho yararimo abarizwa muri iyi minsi ni umusore Tolu Orkodare ni umusore ukinira ikipe ya Genk nko muri iseza amaze gutsinda ibitego 12 ni top scorer wabo yani we top scorer wabo ku buryo ni kimwe mu bintu abanyanijera bajyaga bakunda kugarukaho bakavuga batese umutoza ko atamuhamagaraga ubundi yarafite ikihe kibazo kuko mu gihe amaze muri Genk yabaga ari mwe mu bakinnyi beza bazi imbere ugasanga barahamagara nka Paul na Uchu ugasanga imibare muri Southampton iragoye ni umukinnyi utabanzamo wareba Omar Sadiki ukabona nawe arishakisha basubiye inyuma bakavuga ati kuki umusore naye bahianaction ukabana n'abakinnyi aha ubivuze neza muri Sevilla byari byaranze bigezeho bahita bamurekura ukabona nyine harimo ikibazo cyo kuba uyu musore abene igihugu batamubona mu ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles kuri uyu mukinnyi nako kuri uyu mutoza rero Axel yavugaga ufite amamoko hano atatu Eric Sekushel ni umugabo avuga ko akunda gukina umukino ufunguye ukunda gukoresha abataka babiri buriya kenshi yakunda gukoresha 4-4-2 cyangwa se 4-3-1-2 abo babiri basatira abo ngo akunda kuba bakoresha cyane kuko ageze ara mu gihugu cya Nigeria nkuko mwabivugaga baramubwiye bati uje usanga ikipe y'igihugu ya Nigeria dufite abakinnyi b'inyenyera aho bari uyu mutoza baramubwira bati tukuzanye muri qualification za World Cup dushaka ko tujya mu gikombe cy'isi mu buryo bwose bushoboka abakinnyi barahari ibyo usabye byose birahari uhawe umwanya ntiri mushya mu gutoza ku mugabane wa Afrika yaramaze gufata ikipe y'igihugu ya Mali yifashije kujya mu gikombe cya Afrika nubwo hari bitaragenze neza ko babyifuzaga ariko ni umutoza ari mu ikipe y'igihugu ya Mali yagiye atanga ikizere ku bakinnyi hamwe na bamwe abantu batatekerezaga ko niba atangiye kwintroduce abasore nka ba Rasini Sinayoko abasore nka ba Dama Traoré Nosi wakinaga ahantu hatazwa ariko agenda bubakiraho bagenda batanga umusaruro mu ikipe y'igihugu ya Mali Les Aigles di Carthage ikintu gihari Les Aigles di Mali ikintu gihari rero ni iki ku ikipe y'igihugu ya Nigeria wavuze ku mukino bakinnye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ariko icyo twabwira abantu ira match urabyibuka turi ku kibuga ndabanza ntange information urabyibuka Ruvuyanga turi ku kibuga hageze abantu b'abafana ba Nigeria Axel na Lorenzo basa nk'abiramanta bakavuga ati match isa nk'iyatanzwe barakaye cyane bavuga bati ntago tubyumva murakinira cyane murakinira ku marangamutima y'abaturage abantu bavuye imihanda yose za Lagos za Abuja bazakwa gushyigikira ikipe y'igihugu ati murangije mutuzanira abakinnyi namwe mubizi ko badafatika kuko urebye ukuntu yari yabanjemo ekipe Maduka uko yarari mwizamu wenda aho byakumvikana kuko umuzamu wa mbere yaragize ikibazo yapushije birumvikana ngaho byo abafana barabyumvaga bakavuga ati muri defense bafashe William Paul Trust Kongo bamukinishanya na Gabriel Osho ntiyakinagaho yarari ikimenyimenye ubu ntimutoza ntiyamugaruye bafata Bruno Nyemyashe wenda gatatu we c'est bon niwe bakoresha niwe banzamo Bright Osei Samuel bicaza ora Aina murabyuka ko Aina bayisana mu burenganzira yisubira muri equipe ya Nottingham hagati afata Rafael Onyedika afata Ali Hassan Yusuf afata na Dere Bashiru muri aba mediateri bose batatu bakina ibintu bisa bavuga ati nabakinnyi bafite profile ya box to box nta mukasera urimo ndidi naho hari ariko se kuki batatekereje n'izindi option ariko ahantu ho bahise bagwa kawo
ni ukwicaza Victor Osimhen noneho bafata Kelechi Iheanacho aca ku ruhande rw'ibumoso ati ba Samuel Chukwueze barahari Ademola Lookman yo bari bamurekuye baravuga ati hari abandi bakinnyi bakabaye bakina wenda Moses Simon nawe urabyibuka icyo gihe yaramaze iminsi ari umusimbura ko no muri Nantes yari akiri inyenyeri iyo urebye rero equipe twakinnye nayo ku kigero cya 60% 11% yo bagomba guhinduka kuko urebye abagaruka yaba ari Bruno yaba ari William Paul Treste Congo yaba ari Victor Boniface nabwo muri za systeme z'umutoza Echere akinisha abataka babiri ariko ukareba ukavuga ati se ko uyu munsi ari bwo yazanye Toru Arokodare waramureka kuko nureba neza no mu guhamagara k'umutoza Eric Sekushere nge narabikunze cyane n'umutoza wamenya agaciro ka Nigeria yaje gutoza mbere na mbere ne equipe ikomeye arabizi ne equipe ikeneye qualification Lorenzo yatangiye bisobanura neza Nigeria irabizi ko kuba wa mbere ari cyo kigukarifia direct irindi izindi nzira ho zacamo banza ubone iyo qualification uri wa mbere nicyo bakeneye barabizi neza ko batitwe neza muri ya mikino ibanza ya qualification niyo mpamvu batari ku mwanya wa mbere baraje Kigali baranganya bagenda batakaza nandi mu buryo butari ngombwa nawe muri kora mu byo yakoze byo guhamagara nje namushimira hari umusore yitwa Papa Daniel yahamagaye mu mediateur ukinwa muri Nigeria Papa Daniel n'umukaseri we impamvu avuga ko yarebye imbere mu gihugu sibyo ko afite abapro benshi yasanganye Nigeria ikibazo kivuga ngo umukaseri mfite nizeye ni Ndidi wenyine Ndidi muri buka ari inyenyeri muri Leicester n'ama equipe agiye kumutwara za Barca zimuvuga za Seno zimuvuga za Chelsea ubu muri Leicester rigendana na meformeze equipe ya Rudi Van Nistelrooy nawe ni umukinnyi ubu nutekiri kuri za foromeze za mbere aravuga ati rero kugira ngo nirinde icyo kibazo ndamutse mbona hari ibyo atama nje ntabwo nzafata uyu Yusufu twavugaga n'aba basore Ali Hassan Yusufu nani babanje mu Kigali muranabyibuka ntabwo nzahengeka uri muri New England ntabwo nge nzahengeka Papa Daniel sibyo ko akiri imbere muri Nigeria ari makinnyi batarahagera babiri Ali Hassan Yusuf na Sadiq Umar Papa Daniel sibyo kuba akiri imbere mu gihugu sigitangaza namuterekamo we muri make yafunze details zose uyu mugabo akigera muri Nigeria arimo asobanura mu kiganiro n'itangazamakuru imikinire ye ko akunda gukina umukino ufunguye afungura ikibuga ari nayo mpamvu akunda system ya 4-4-2 abantu bo banyarije bavuze ati tugiye kubona abakinnyi bane bahise banabapointaho baravuga bati umukinnyi witwa Ademola Lookman umukinnyi witwa Samuel Chukwueze Shimerenka umukinnyi witwa Alex Iwobi na Ora Aina n'abakinnyi tuzabona cyane ari piozo uyu mutoza cyane kubera iki uburyo Ara Aina kina nk'umufullback w'iburyo niba abakinnyi bakina bakagerayo uvuga ngo uramubona muri contribution zo kuvuga ngo washaka igitego kandi Nigeria ko ufite Osimhen aba bataka taeza bataka ba Nigeria n'abataka bari foro mu kirere muranabyibuka Kigali dukina nabo babona mu buryo bwo kubaka igitego byagoranye batangiye gucungira ku bakinnyi baba fullback n'abawinga babo bakavuga ati Osimhen oraguma hari muri buka imipira intwari Fiacre yakuyemo yo mu kirere ya Osimhen bamutsinze anje bamwinaganikaho n'ikintu cyo gukoraho ugarutse kuri ntuze kuri point ikomeye cyane kuko witegereje ibitego Mavubi amaze iminsi atsindwa habe muri izi equipe abo muri qualification za AFCON habe muri qualifiers z'igikombe cy'isi even no muri qualifiers za CHAN imipira myinshi cyane ibitego twagiye dutsindwa ni ibitego byabaga biturutse mu kugeraho agomba gukoraho cyane uburyo ashobora kwigisha abakinnyi be guhagarika no gufunga imipira ituruka mu mpande kandi iza mu kirere kuko nko rubivuze n'uyu mwana ujemo uyu twavugaga umwana muri Genk nawe urebye ni umusore utsindisha umutwe afite 197 n'abasore nta uri hasi ya 190 muri bano barutayizamu benshi kandi nkuko nabivugaga urebye coach Asher cyo yakoze Nepo mu kwereka ko yakize imbaraga cyane muri department offensive mu bakinnyi bose yahamagaye abakinnyi benshi 8 bari muri attack n'aba strikers yamagaye ba rutayizamu 8 ahandi ni 6 yari yamagaye 13 arabagabanya muri provisional squad yamagaye 13 arabagabanya usibye rero Nigeria ni igihugu gikomeye cyane nta muntu ushobora no kubikerensa ngo abitindeho ni igihugu ikintu cyonyine bari bakeneye
n'umutoza mwiza reka turebe ko ari mwiza kuko ni ikipe n'igihe itari ifite umutoza mwiza ariko ntacyo batamuhaye yageze kuri finale ya AFCON ntacyo batamuhaye kuko n'uwo yaje akorera mu ngata ubu niwe directeur technique nawe bazanye muri staff technique Peter Govan nawe arahari baravuga bati uyu muntu amenyereye ikipe details zose azazifunga icyo uzashaka kumubaza n'umenyeranye n'abakinnyi n'iki byose dore nguyu nawe ari hafi buriya kuri icyo Axel avuze gato cyane buriya ajya no guhamagara ekipe bavuga ko Augustin Goven yambwiye ati we nyereka abakinnyi basanzwe muri Nigeria mwabonye preselection y'abakinnyi babo ukuntu banganaga abivuze neza Lorenzo harimo abataka 13 barimo ba Gift Orban kuko Nigeria uwo mutego umutoza yawugwamo ujya kubona ukabona nka Gift Orban ahari arakora imibare iremereye nyuma yo kuva muri Rio n'abakinnyi benshi bisaba ubwenge bw'umutoza no kumwanya ngo nje nkeneye nde ari nabo bakubwira ngo ntago wazana umutoza nako umukinnyi utari muri forme kuko ikipe y'igihugu selection y'ikipe y'igihugu niki n'umwiza hari ufite ibibari ivuga rero kuvuga ngo Peter uyu Augustin Goven aguma ngaho ni sawa Lorenzo avuze ikintu gikomeye bura Nigeria gihura nacyo gikomeye cyane muri buku buryo bahinduranyije abatoza mu gihe gito Greno Turo haraje abantu babonaga ko atangiye kubaka Nigeria agirira ikizere abakinnyi uri bukagana ijya kumutsindira uyo Greno Turo her stade bakayisenya yego urumva urabyibuka muri qualification no bari za AFCON heru cyane ni qualification zizanagiye kubatsinda ya World Cup babura qualification gani igihe abafana barabaye barayisenya ko ntibabyumva ko babonaga hari icyo yaremye hari icyo amaze kubaka muri Nigeria yongeye kugarura cyari cyarabuze cyane ku batoza baturuka hanze aza kugenda muri buka Joseph Pozeiro bamuhaye akazi agera hatandukana nabo yigira muri National Rugby nyuma babona ko bakoze ikosa kuri profile mutoza bashakaga baramuzana nawe ntiyatinze ariho haje kwipimamo basangiorize n'abandi ubona ko ikipe y'igihugu Nigeria nicyo kintu cyabuze kugira stabilité mu mitoreze kuko abakinnyi bo barahari bakenera uwo mutoza wo kwizerwa babwiye umutoza nta pressure tugushyizeho muri Mali cyagufashe kuba mwiza niki waraje ibintu byawe biha umurongo ntiwavugirwamo urabikora nawe ahangaha byose turabigwaye tukwegereje umuntu uzi umupira wa Nigeria ntago tumushyize muri staff ariko murumva iki kintu kuri gikomeye ntago tumushyira muri staff buri abatoza b'abene igihugu si bino byo mu Rwanda gusa kenshi bikunda kubukabona ukumva ngo harimo kuvangirana na Afrika yose burya Afrika ijya kubimwe hari ukuntu nka Augustin Goven avuga ati ko nanyunguse ku buryo bwo gutoza Super Eagles ko hari indi profile kuri nge ukabona ntabwo ashaka ko haba ngo yige yari umutoza wungirije araza kubivanga baravuze ati oya nawe ni profile tuzi ni umupira wa Nigeria arawumva ni umuntu wafasha nka directeur technique cyane najye hejuru arajya yunganira umutoza ariko atagira imyanzuro afata mu bigendanye n'imitoreze icyo kintu ni ikintu gikomeye bakoze muri Nigeria iyo Nigeria rero igomba gukina n'u Rwanda turacyaganira kuri iyi match ikomeye cyane ariko nibihe u Rwanda rufite rugomba kwinjirana muri uyu mukino tugiye kwinjira mu mitegurire y'ikipe nationale n'ibyo Lorenzo hereho bavuga ati nge mbona u Rwanda rutagitegura ikipe y'igihugu y'u Rwanda nk'uko byamye bimeze mu myaka yatambutse ariko noneho iyo turimo kwitegura gute muri rusange abakinnyi bacu bo bahagaze gute Axel ntabwo nshaka ko tuza kujya mu isaha ya kabiri tutaganira no ku Mavubi wenda tuyambukane ariko abakinnyi ngo bose ba Adel Amurushe nta numwe ukiri mu ndege ngira ngo koca Amurushe urebye abakinnyi yahamagaye harimo abakinnyi byo twagiye tubigarukaho harimo amasoro mashya tutari duherutse Kes Jabel abasore nk'aba Aniseti abo ngabo na abasore tutari duherutse kubona mu ikipe y'igihugu ariko ho bagiye mu bihugu bakinamo baraperforminga abo bose yabagiriye ikizere nawe rero navuga yuko akari kuri koca Sher kare no kuri Amurushe ntabwo ari bose ariko hari bitavugwa rumwe muri Colapaxe ngaci ibintu ku ruhande hari bitavugwa rumwe muri Colapaxe hari ikintu cyaje nibyo nk'ibihe haje ikintu nyine cyuko abanyamakuru muri iki gihe nyine biroshe kutuyobya kubera ibintu byinshi bitandukanye ariko ntabwo ntekereza ko itangazamakuru nitakaza critique nireka gukora critique kuri Colapaxe za equipe nationale ko ibintu bizazamba kurushaho dufite abakinnyi bahamagawe ariko se ibintu byose ni shyashya ntabwo ari shyashya dufite abakinnyi bahamagawe bamwe badafite amakipe dufite abakinnyi bahamagawe badakina ariko dufite abakinnyi batahamagawe bakina bafite amakipe kandi bahagaze neza so
period. Icyo ni ikintu kigomba kuvugwa kikaganirwaho mu itangazamakuru. Iki reka tukiganire nta kibazo ibyo uvuga Icyo ni ikintu kigomba kuganirwaho. Reka tukiganire. nanjye nari mpereye kubahamagawe kandi bakina kandi bavuye hano urwego ruri hasi ubu bazamuye urwego. Ntidutinde kubahamagawe badafite amakipe, ahubwo wenda tuze gutinda kuba kabaye barahamagawe bameze neza bafite n'amakipe. Exactly. Abo ni bande? Izamu ryacu rifite ikibazo gikomeye kuko umuzamu wacu wa mbere amaze amezi arenga 3 adakina. Iyo agize imana ubu ngubu abari kuri bench iyo agize imana muri Kaizer Chiefs. Yes. Amakuru mfite ya Frank muri Kaizer Chiefs nuko umu agent we ushinzwe kumushakishiriza ama equipe bari mu biganiro na Kaizer kugira ngo asohoke yigendere. Kuva yava muri Kola Peruka qualification za AFCON ntarakina umukino n'umwe. Byagezeho bamuhungisha abafana kugira ngo ko byari byatangiye kuba bibi batangiye kujya mwataka personally. Dufite umuzamu witwa Kwizera Olivier. Iyo tuvuga kuri effort igihugu gikora cyangwa se gikwiye gukora ngo tubone abakinnyi bashya b'ikipe y'igihugu binyuze muri naturalisation, binyuze mu kuganiriza abakinnyi bamwe na bamwe bashobora kwemera gukinira u Rwanda. Iyo nefo igomba gukorwa kandi bizagumaho. Ariko ugasanga bamwe mu beza dufite twanagize ugasanga bameze nk'aho batakemere gukinira ikipe y'igihugu. Biba byaragenze gute se? Kwizera Olivier ko akina iteka ryose simbazanira bamerewe bate muri ekipe ya Al Kaukab arigeneye navuga ko atakinnye ntakina. Si deuxième division muri Saudi Arabia, si champion ikomeye. Arakina mu buryo buhoraho. Kuki adakina hagahamagarwa Maxime Vincent amaze kuva saison yatangira nta kipe agira, nta club afite ni free agent, ari muri ekipe y'igihugu n'igihe yari afite ekipe ntiyakinaga muri ekipe ya Union Saint-Gilloise. Ntabwo yakinaga ya Union Saint-Gilloise yakinaga, nta nubwo ari umuzamu wa kabiri ari wa gatatu. Ubu nta kipe afite arahamagarwa. Ubuhake ntabwo ntekereza ko abanyarwanda benshi bazi n'amakuru ye. Ni icyiciro cya gatatu akinamo bakubwira yuko reka tujye Kwizera muri ekipe y'igihugu. Hari akandi kantu kamwe buriya ndabikunze Lorenzo abagaruye deba kandi ikwiye. Buri izamu ni ikintu gikomeye cyane kuri ekipe. Uyu munsi ushobora kuzana Ntwari mu buryo wenda mbona busa gutya. Ushobora kumuzana ukavuga ati uyu mukinnyi reka nongere nibutsa hari ko hari icyizere agirirwa wenda ku ikipe y'igihugu, ariko ntabwo ari umukinnyi ubanza. Kuko uyu munsi n'ufite Kwizera Olivier twese tuzi ko yigeze kuba mu ikipe y'igihugu, ni amahirwe. Kuko Kwizera Olivier si umukinnyi uvuga ngo ni mushya mu ikipe y'igihugu, umukinnyi wa national tubwizanye ukuri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri wamagaye uyu munyezamu Maxime Vincent nta kipe agira, ni umukinnyi nawe witereye icyizere. Uyu munsi wimya andi mahirwe usko wagira ngo bigenze gutya wavuga ngo ndahamagara Ishimwe Pierre ndebe n'undi muzamu w'umunyarwanda mwongereho nanahamagara witwa Ntwari niba wamaze gupikira ko nzabanza yego. Ariko dore ikintu kimwe kibagira makuru iyo deba turayambukanye turebe hamwe n'abandi wenda Lorenzo yakomojeho bakabaye bari mu kipe y'igihugu ngo badahari.